Ese ufite ikibazo kijyanye na YouTube channel yawe itari monetize? Ufite ikibazo cyuko wabuze watch time, kuba utarimo urabona watch time muri iyi minsi bikaba ari ikibazo cyane. Ese channel yawe uyimazeho imyaka irenga 2 utaraba monetize? Muri ino video yacu ngiye kwereka uburyo ushobora kubona YouTube channel iri monetize mu gihe gito cyane, hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2 yonyine ukaba ufite channel monetize. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora kubona channel yawe ukabona channel iri monetize mu gihe gito cyane. Ndakubwira ngo ushobora kubona channel mu munsi umwe, hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2 ukaba ufite channel iri monetize mu gihe gito cyane. Icyo ngusaba no kugira ngo urebe ino video kugeza irangiye, kugira ngo nawe umenye uburyo iyo channel wayibona vuba ako kanya. Kandi mu yindi video nzakwereka uburyo ushobora kubona none TikTok International n'izindi social media zigiye zitandukanye. Twagiye step by step noneho. Reka tugende turaza no muri Google Chrome. Aha muri Google Chrome twandikemo ngo faster. Okay, no kwandika mu Kinyarwanda faster. Uri kubona faster akadomo.com dore ngiyi. Okay? Numara gukandamo hano urabona faster akadomo.com ino website ni nziza cyane. Icyo niba utagira account, hari video nzabakorera ikwereka uburyo wafungura account, ariko hari n'izindi ugiye no kuri YouTube channel yabo yitwa faster akadomo.com wabonamo video zikwereka uburyo ufunguramo n'uburyo uguraho service. Twagiye noneho turakanda kuri no link, bitumura gukanda kuri iyi link. Okay, ukimara gukana kuri no link, okay, birategwa na internet yacu. Okay, barakugeza ahantu hameze nk'uku hano hambere habanza gutya nyine. Okay, ino website ukuri kwibona gutya urayibona ikoresha mu bijyanye na payment. Ubona ko ifite uburyo bwa mobile money, abantu bari mu Rwanda n'abantu bakoresha Binance n'abantu bakoresha PayPal, byose birakunda cyane. Okay, ahangaye ikintu ugiye gukora